tugiye kubereka uburyo ushobora gucekinga amavuta y'imodoka, amazi n'ibindi byose. Ihibwo ni pompe iba yapfuye kuko aya mavuta ariyo ajya kuri pompe agatuma vura yoroha. Tugiye kubireba uyu munsi, tugiye kubirebera hamwe uburyo ushobora gucekinga imodoka yawe mbere yuko uyiparukura ngo yatse uyitware. Mbere yuko watse imodoka ukibyuka ntabwo uza ngo uhite watse imodoka uhita ugenda, urabanza ugacekinga amavuta y'imodoka ukareba ko amazi arimo ibintu byose kugira ngo imodoka itazaguhiraho cyangwa ikaba yakoresha indi mpamvu. Uzamura kapo n'ibisanzwe. Uyu munsi tugiye kubereka bino bintu byose icyo bisobanuye, bimwe by'ingenzi umuntu akenera iyo agiye gucekinga amavuta. Ikintu cya mbere ukora iyo ugeze mu modoka ugiye gucekinga imodoka ya mu gitondo, aka niko gacekinga amavuta ya moteri, kubera ko imodoka yatse amavuta ya moteri ubundi iyo arimo, iyo yuzuye iyo arimo neza agomba kuba agera kuri no F. Iyo yagiye munsi yayo imodoka amavuta iba yarayanyweye yenda nko gushiramo, kugira ngo umenye ko arimo nuko agomba kuba agera hano muri furu. Uragahanagura ukagasubizamo ukakuramo, ukareba ko amavuta yawe agera muri ya F. Iyo agera muri furu amavuta ukabona ukanayakora ugasanga ukabona atarashaje, amavuta aba ari mazima. Aya ni aya moteri. Iyi ngiyi ni hydraulic, ifasha imodoka gukata. Hydraulic gupfundura amavuta agomba kuba agera byibuza kuri kano gakoni ka nyuma. Kare hydraulic amavuta ikintu afasha imodoka, cyangwa se abaye atarimo ikibazo wagira ntabwo imodoka yakata. Iyi ni hydraulic niyo ituma vora ikora neza. Ya mavuta iyo yashijemo urabyumva vora itangira gukomera cyangwa ukumva itangiye no guhinduka nyine ifite ukuntu yakomeyemo. Aya mavuta ya hydraulic atarimo ntabwo imodoka wayikata, niyo ikase nyine birimo umugaga ni handi wumva yakomeye. Icyo gihe ubwo ni pompe iba yapfuye kuko aya mavuta ariyo ajya kuri pompe agatuma vura yoroha. Ubu tugeze noneho mu gucekinga amazi. Aha uyu mufuniko niwo ducekinga amazi. Ni ukuvuga ngo uyu mufuniko icyo uteretseho iki cyose muri rusange bacyita radiateur. Ni umufuniko niwo upfundura ukareba ko amazi arimo, ugakoramo gutyo. Iyo ubona amazi nk'uku nguku ubundi akabaye nyine agaragara hano hejuru, iyo ari kure uraza ukongeramo andi mazi, ariko hano ubu ngubu gutya barimo. Aya mazi iyo atarimo imodoka irashyuha kuko aya mazi niyo ahoza moteri. Aya mazi iyo atarimo ni handi usanga nyine imodoka yashyushye igipimo ku buryo igipimo kizamuka imodoka ikaba yanashya. Uraza iyo hari igihe yashyuha burundu nk'iyo van itari gukora, ukaza ugapfundura n'umufuniko. Rimwe na rimwe iyo yashyushye ntabwo uno mufuniko wapfunduza intoki, upfunduza nka tapi cyangwa se ukitazwa umufuniko ukawuponyoza nk'igiti kugira ngo amazi atagutarukira yashyushye cyane yanagutwika. Ubwo mu gihe cyo gupfundura ayo mazi imodoka itari kwaka bisanzwe, agafuniko kaba kariho neza gafunze, wowe ukaza ukagafungura ukareba aho amazi agera ukongera ukagasubizaho. Iyo ubonye arimo nta kibazo, iyo ubonye atarimo uyashyiramo. Aya mazi ubona ko uyu mupira uva hano kuri radiateur ukaza muri kano kabido. Aka kabido nako iyo karimo amazi make nk'ubu ngubu arimo, agomba kuba agera muri 1/2. Aka kabido kajyamo roturu. Aya mazi ajyamo hano niyo roturu. Bivanga ava hano muri radiateur ashyushye akazamo hano, yagera aha ngaha agasubira yakonje. Aka kabido nicyo kamaze. Urabona ko uno mupira ufatanye n'amazi ava kuri radiateur. Ushyiramo amazi hano, iyo amaze gushyuha aratembera akajya aha, yasanga aha yakonje akagaruka aha ngaha. Icya gatatu, hari ukuntu ushobora kuza ukatsa imodoka yawe mu gitondo umaze gucekinga ibi byose ugasanga itari kwaka. Hari igihe bino bikondo biba byavuyeho, cyangwa se iki ngiki icyo ari cyo cyose nyine ushobora gusanga kitariho. Kugira ngo umenye ko igikondo kitariho nuko ushobora kuza ukakinyegeza ukabona kiri kumuvinga kandi kidafunze. Wenda nk'iyi buro ushobora kuba yarafungutse cyangwa iyi ngiyi iyo ari yo yose. Ushobora kuba nyine ubwo itari kwaka, ushobora gukoraho kumvira maritse yimaritse, ushobora kugenda ukayatsa bigakunda, byanakanga ukaba wayishitura mu gihe imodoka yawe ifite ikibazo. Ubwo icya batiri cyo nibisanzwe, batiri ntabwo ikunze iyo yashiremo umuriro urabyumva kuko urabimenya. Aya mazi arimo hano agomba guhoramo kuko aya mazi niyo ahanagura akoresha suyi garasi, niyo ahanagura ikirahure cy'imbere ya shoferi. Aha ngaha bisanzwe nyine. Aya mazi agomba guhoramo kuko imbere ushobora gucana mu ivumbi rikajyaho ku buryo utabasha kureba imbere.
ukifashisha aya mazi. Ntabwo uza ngo yayoremo hano ujye uyajyane hariya hari ako ukoraho nyine kakayamena ku kirahure ku buryo ubona uko uhanagura. Icyo tugezeho ni icya gatandatu. Hano hajya amavuta ya feri, aha hakajya amavuta ya ambrillage. Navanga amavuta ya feri mu gihe amavuta ya feri ugomba kuba ari hejuru y'aka gakombe. Ubu nk'aya ngaya gutya aba ari mariko ni makeya. Amavuta agomba kuba byibuze agera aha ngaha hejuru y'aka gakombe. Aya ngaya na ya feri, aya na ambrillage. Aya ambrillage ni aya ngaya. Niyo ngo kano kantu kaba gafashe kuri metero silende rituma ambrillage ikora neza. Hari igihe ushaka kumanura ambrillage kumva ntimanuka cyangwa kumva iri kumanuka cyane. Hari igihe ushaka gufata feri kumva ntifata, n'ubanga ambrillage na feri kuko n'ubundi ari ibintu byajyanye kandi binakorana. Amavuta yose agomba ko n'ubundi namwe ayo wongeramo hano nayo wongera aha ni bimwe, gusa nuko amwe yitwa feri ndakitwa ambrillage, ariko n'ubundi bifite n'agakombe kamwe uba ufite ugasukamo hano ambrillage ugasukamo nayo kuri feri, gusa nyine uko aba mu bikombe bitandukanye. Aya ngaya ajyana kuri feri akajyana kuri ambrillage. Ukigera ku modoka umaze kuzamura kapo, iyo kapo iyo wayizamuye ugomba kwitega ku buryo ubasha kureba iby'imbere mu modoka utikanga ko urugi ushaka kugwaho. Ikintu cya mbere uheraho iyo ugeze ku modoka ubanza gucekera amavuta. Ubweretse niko uza ukareba aho amavuta agera. Amavuta agomba kuba agera muri furu, ikindi ukanayakoraho biriye ukareba kadashaje. Iyo afatiriye cyane hari igihe amavuta ntago gusaza ari kujya munsi ya furu. Hari igihe ashobora kuba ari kuri furu ariko afatiriye cyane yarashaje bitewe n'igihe amaze. Ubundi amavuta agenda ibirometero 30. Amavuta ajya mu modoka akamara byibuze akagenda ibirometero 3000. Ariko bitewe n'urugendo wakoze ushobora kugira usize nk'inshuro 2 nk'iki ukaba ati ibirometero nagiye mbigereranyije n'urugendo nakoze mu buryo bwo kugira ngo imodoka yawe igume ari nzima, ukongera ukaba washyira amande, ukaba wakongera wajya kuyamenesha ugashyira amande. Amavuta ya moteri niyo ubu tumaze gucekinga, ni nayo cyane tubanduheraho kuko abaye yaragabanyutse ntubimenye cyangwa akaba yarashaje ntubimenye, niho havamo ikibazo cyo kugongesha moteri. Moteri ni iki muri rusange. Ubu icyo dukurikijeho kureba, ushobora kureba nyuma yo kumara gucekinga amavuta yo kuri moteri, kureba amavuta yo kuri hydraulique arimo. Amavuta ya hydraulique agomba kuba ari hano byibuza kuri kano gakoni hejuru. Yego, amavuta agomba kuba agera ngaho ukananyeganyeza ukareba karimo. Ubona ko hydraulique irimo. Hydraulique rero ikintu ifasha imodoka yacu nuko tubasha kuyikata nyine igakatika. Urumva hari igihe imodoka ibashije hydraulique wajya uyikata ukabona iri kugusaba imbaraga, cyangwa se ubwo icyo gihe iyo igusaba imbaraga hydraulique irimo ni pompe iba yaravuye. Pompe ni iki ngiki nkoze, ni iki cyuma nkoze, nicyo pompe. Ubwo igihe pompe ishobora kuba yarapfuye ubwirwa no kuba hano yabiri kuva nyine igihe iri kuva ino hydraulique, kandi hano ushyiramo hydraulique ikava iciyemo hano. Nubanga igihe iri kuva nicyo gihe hydraulique iba, nicyo gihe imodoka iba mekanike nyine ukajya uyikata ukumva ntikatika, kandi na hydraulique ifite marike. Hydraulique irimo ku modoka ifite pompe nzima, imodoka ibiri gukata neza. Iki ni icya kabiri nkweretse ushobora gucekinga mu gihe uri ku modoka yawe. Icya gatatu ukaza ukareba amazi karimo. Uyu mufuniko ni wo w'amazi. Ikibikubwira nuko ukizamura kapo niwo mufuniko uhingukiraho mbere. Gusa icyo nakubwiye duheraho nuko duhera ku mavuta ya moteri tugahuriza hydraulique tukagera ku mazi. Ukaza ugafungura bisanzwe ukareba ko amazi arimo. Iyo ubonye ntayarimo uyongeramo, iyo ubonye arimo urongera ugafunga bisanzwe. Amavuta hari umuntu wibaza ngo amazi hano ajya hehe. Iki cyose guhera hakuzamura. Iyi ni radiateur. Iyi radiateur niyo dushyiramo amazi kugira ngo kari akavani gakomeza kayikaragaho gakomeze gahoze y'amazi arimo hano ajya kuri moteri. Aka kabido kasobanuye ko aka kabido ikintu kamaze aha ngaha kariho umupira uva ujyana y'amazi aha ngaha. Iyo amazi amaze gushyuha aza hano akagaruka aha ngaha asa naho akonje. Iyi ni roturi. N'aka kabido kemerewe kujyamo amazi yuzuye. Agomba kugera byibuza nko muri 1/2 kugira ngo yayandi azamo makeya abone uko asubira hariya akonje. Iyo wujuje ikabura hihoreza niyo andi modoka ishobora gushyuha. Ikindi kintu twabonye twari tumaze gusobanura nuko hari igihe ushobora kujya mu modoka wayatsa ukabona ntiri kwaka. Hari igihe imodoka iba itapfuye.
ushaka kuza ukareba ko ibikondo byawe biriho. Ibikondo ni iki ngiki na kiriya, urabanga iki ngiki kiba kiri kuri phase, iki kiri kuri neutral. Ni ukubanza ukamenya, kuko unabinyuranyije imodoka ishobora kugira ibyo twikamo. Ni urabanga ugomba kubanza kumenya aho igikondo kimwe kijya naho ikindi kijya. Mu gihe imodoka bitari kwaka ushobora kuza ukabinyeganyeza ukumva niba bikora cyangwa bifunze neza. Ikindi kintu twari twabonye ni uko aya mazi ahanagura ikirahure cy'imbere kwa shoferi. Hari igihe ushobora gucana hari ivumbi ryinshi, ivumbi rikajya imbere ku buryo utabasha kubona imbere yawe, ugakoresha suigarasi mu gihe imvura itari kugwa. Aya mazi niyo ahanagura ikirahure. Ikindi tumaze gusobanura nuko twabonye ko bino bikombe bibiri bijyamo amavuta amwe. Ahangaha iki gikombe kijyamo amavuta ya feri, n'iki kikajyamo amavuta ya embouteillage, ariko ayo mavuta namwe ntago ari ibikombe bibiri bitandukanye, ntago ari ubwoko bubiri bw'amavuta butandukanye. Ahanga ayo usutsemo hano ni nayo usukamo aha, aho bitandukaniye aya na embouteillage akaba feri. Rero hari ukuntu ubu tumaze kugusobanurira iby'ingenzi ku mushoferi, ariko hariho n'igihe ushobora gutwara imodoka yawe ikakuzimiraho cyangwa se ikagira n'ikindi kibazo, ukabahamagara mu mawa yabo bati munyakirize. Ushobora kukwereka ahantu amawa yabo. Izi ni fusible zose zifite aho zihuriye n'ibintu byose by'umuriro mu modoka. Nuvango buri fusible yose bifite ikivuze ku modoka. Nyine imodoka ikoresha umuriro. Iyi fusible ni nka installation y'umuriro mu modoka yose ibibumbiye hano. Iyo uhamagaye mawaya nta handi akora, ashaka kuza gakora agakomba kabati ibintu ntago nari mbizi. Ubu ushobora gukurikira kwitica Musoni Rwanda ibintu ukabimenya, ukamenya aho biri. Ushaka kuvuga ati fusible ijya he, iyi ngiyi ijya he, iyi ngiyi yarashaje, iyi nta irimo, ariko wowe ntago ubu bizi. Ibi bikorwa n'abamawaya. Izi fusible ziba izi ngizi zirimo hano, ubona ko iyi ngiyi iriho 5, 10 na 15 ari izi ngizi. Izi ngizi ziba ari reserve. Ishobora kuba imwe muri ziriya yahiye uri no ku nzira utanazifite. Iyi ngiyi wahura mu mawaya wamaze kubikorera bakabona ko icyo kibazo akazikoresha. Iki nicyo gitanda cy'imodoka cya fusible gikubiyemo umuriro. Bya birometero twasobanuraga urebye neza ibiri ku rupapuro n'ibiri mu modoka, urabona ko nubundi byenda kuzura. Ibirometero ibirometero namenesherejeho ni ibingibi byo hejuru. Aha niho turebera ibirometero mu kinyabiziga cyacu. Ubona ko bya birometero nakwerekaga biri kuri ticket, haburaho ibirometero bicyangwa njye kumenesha amavuta. Ubona ko ibirometero twari dufite hejuru n'ibyo dufite hasi haraburaho bike cyane ngo tujye kumenesha amavuta, ko ibirometero tubirebera hano hagati muri taburo yacu. Iki ni igipimo cya essence. Iyi essence iri hano muri E iringaniye n'aka gakoni ibirimo, ariko ntago igiye hasi cyane ubwo ibashijemo, ariko wenda utazi yisigaye ni handi ibirimo ubu utazi yisigayemo. Iri muri kano gakoni kabanza ibirimo, iri mu ka kabiri ubwo nyine birimo noneho bihagije. Iri muri aka kanini ibiri muri kimwe cya kabiri. Iri hano hejuru cyane muri F ibiri muri full. Aha ibiri muri kimwe cya kabiri. Aha nyine ibirimo ariko irimo ari nkeya. Muri kimwe cya kabiri haba harimo ihagije, muri full iba yuzuye ibiri full cyane. Iyi ni kilometrage. Iyi niba iki kilometrage cyo kibara n'umuvuduko mu buzima busanzwe. Hano buri kugenda muri 20, muri 30, muri 40, 50, 60. Aha ni hamwe turenza umuvuduko wa 60 bitewe n'icyapa gihari. Kamera ikaba yagufotora. Ni 80 twemere kugenda mu muhanda. Imwe n'imwe irimo ibyapa bya 80. Igihe ushaka gufotorwa na kamera zitandukanye ni igihe ushaka kugendera mu 100, kuko nta cyapa cy'ijana tugira mu Rwanda. Icya 80 turacyubahiriza, tukibona n'icya 60 tukakigenderamo. Iki gipimo ubona higa kiriho H na C n'aka karangantego gapima kagaragaza ubushyuhe. Iyo iki gipimo cy'ubushyuhe imodoka iri kwaka kikagera byibuza ahangaha kuri C, kuri kano gakoni, imodoka iba ari nzima nta kibazo. Iyo kigera muri kimwe cya kabiri iba yashyushye, ni hantu ushobora kujya kuzamura kapu kajya gucekinga amazi ko nta kibazo arimo, cyangwa umufuniko utawutaye. Ushobora gushyiramo amazi uriya mufuniko ukibagirwa kuwusubizaho, imodoka igashyuha. Iyi hashi iri hejuru, iyo urushinge rwagezemo imodoka iba iri kuri risiki ishobora no gushya, kuko imodoka iba yashyushye. Iyo ari amazi atarimo cyangwa se yagize ikibazo, cyangwa se imodoka ifite ikibazo cy'ubushyuhe mu buzima busanzwe, ushobora kubibona uri mu modoka utigeze uzamurira akapu. Iyo igipimo cy'ubushyuhe cyageze aha hejuru muri no hash uri muri risike yo kuba imodoka yanashya cyangwa se ikagira ikindi kibazo, kuko
imodoka yashyushye cyane ishya kirasi. Iyo yashyushye kirasi rero bigera hariya hejuru hamwe imodoka ishobora kugira ibibazo bitandukanye.